ikintu umuntu abwiwe n'Imana mu nzozi, niyo waba utazi gusobanura inzozi, Imana ikazikubwira ari wowe. Iyo ukijijwe ubusobanuro bw'inzozi urabubona. Umenya icyo Imana ishatse kukubwira. Iyo ukijijwe ubusobanuro bw'inzozi Imana irabuguha mu nzozi, nta confusion ugira. No, abantu bagira confusion mu nzozi. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Tugize umugisha wo kongera kuganira namwe ku ijwi ry'umukanguzi. Mwese abari kure n'abari hafi tubahaye ikaze. Ni umugisha. Hari abari kudukurikirana bari ku migabane itandukanye y'isi. Mwese aho ijwi rigera turabasuje mu izina rya Yesu. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti. Jeune Kwizera ari kudufasha kugira ngo bigende neza. Mwese turabayambiriye mu izina rya Yesu. Aniseti tubahaye ikaze. Reka tubihanganishe umwe n'umaze iminsi mutameze neza kubw'uburwayi. Ari akantu kamaze iminsi wenda ku mbuga nkoranyambaga, sinzi niba mujya mubona umwanya wo kuzijyaho Urabizi niba nkubona niba nawe ubona. Hari akantu kamaze iminsi gatambukaho kavuga ngo nta kindi gihano Imana yahereza umuntu kirenze cy'uko yamushyize mu isi. Kuba mu isi ngo nacyo ni ikindi gihano. Ntago nabibonye ibyo. Yego. Yatanze urugero aravuga ngo kubyara umwana bakagukomera amashyi, hanyuma umwana akakunywanura urumogi, ngo nta gihano kiruta ibyo. Urumva ntabwo kibaye igihano cy'abanyabyaha, ahubwo kibaye igihano kiri rusange mu bantu bose bo mu isi. Ni imyumvire. Ubundi ikintu cya mbere twari dukwiriye gutekereza ngo kubera iki Imana yaturemye. Yego. Imana irema umuntu yashyize ku mugaragaro ibitekerezo byayo. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Cyo ni icya mbere, agira ishusho. Gusa no kugira ishusho ni ibintu bitandukanye. Yego. Ntujya wumva bavuga ngo umwana w'umwambari, umwambari w'umwami. Yego. No muririmbye bavuze ngo umwambari w'umwami ntiyita ku by'isi. Ariko umwana w'umwambari niba ngo agenda nkase, sinibutse neza uburyo babivuga, ariko reka icyo navugaga ubwo cyumvikanye ko umuntu ushobora kuba yibutse uko uwo mugani bawuca. Turema umuntu. Yego. Ase natwe. Agira ishusho yacu. Atware ibiri mu isi n'ibiyirimo. Ni ukuvuga ngo umuntu waremwe n'Imana, Imana yashakaga uburyo ishusho y'Imana igaragarira muri uyu muntu mu isi. Yego. Kuko ni nacyo kintu Imana yakoze, imaze kurema umuntu yamuhaye ubutware. Sibyo? Abantu bajya bagira ngo Adamu gucumura mu ngobyi ya Edeni, gukora icyaha, sinzi niba abantu bumva icyo byambuye Adamu. Yego. Ko Adamu ntiyatakaje Edeni gusa. Urabizi ko Imana yaramubabariye ntiyaguma muri Edeni. Yego. Kuko yari atakaje ubutware bw'Imana muri we. Imana iramubwira ngo genda uzabaho uko utigeze ugena. Uzabaho urushye. Yego. Kurya kwawe ni ibyuya. Umugore azajya abyara ababaye, umubabaro we ugwire mu ibyara rye. Si icyo nshaka kuvuga, ahubwo nashakaga kuvuga umuntu aza mu isi Imana yari igendereye iki. Abantu twagiye tubana ku ijwi ry'umukanguzi, nababwiye intego y'Imana kurema umuntu. Nubwo nsubiye in deep y'ibyo Imana yaronshinze yashyize ku mugaragaro, ubundi Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Isi yari iriho ubusa, nta kindi cyari gihari. Niba Imana iremye umuntu, ni ukugira ngo ibone ubuturo bw'umwuka wayo. Yego. Kuko ubu uyu munsi umwuka ntabwo akigendagenda hejuru y'inyanja. Umwuka w'Imana agendera muri twebwe abamwubaha. Yego. Ahubwo uwo muntu uri kuvuga ko kuba mu isi ari igihano, yemereye kwakira umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana arawufite. Umwuka w'Imana uba muri we. Agira Kristo umwami n'umukiza, ngo ubutware bwa Kristo butwarire muri we. Ibyo ngibyo ari kwita ngo bimuyobora, bimubabaza, abitegeke.
agira uruhare rwo kubiyobora kubwo butwara bufite kubwo butware buhari. kunywa urumogi ni amahitamo y'umuntu. yes no kutarunywa ni amahitamo, yego sibyo? None se ntidufite abantu bafunzwe mu Rwanda baruzira? Ntidufite abantu barunywa? None se kubera iki wowe utarunywa? ni amahitamo yanjye. Exactly. Niba warayoboye amahitamo yawe nabi, ugomba kwinjoyinga umubabaro. yego Niba warayoboye amahitamo neza, ugomba kwenjoyinga joyful, umunezero wawe. kandi twese isi ntabwo tubabaza kimwe. Ntabwo isi hari abo isi yabereye umunyenga cyane, barahari rwose. Yego. Ntabwo abantu bose bari inaha bababaye, yego sibyo? Ahubwo ikintu gihari ni kimwe, muri uwo mubabaro se afite, yibuka ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. ubwo atekereza ko nta buhari. Abantu benshi babaho mu ngaruka z'ibyo bahisemo. yego Ntabwo abenshi babaho mu igeno ry'iby'Imana yabahaye. Ahubwo abantu barwana no gukora ibyo bashaka, barwana no guhunga iby'Imana ishaka. Rero iyo ubaye mu buzima busa butyo, ntabwo ari igihano cy'Imana, ahubwo kubaho kwawe wabikoresheje nabi, amahitamo yawe wayakoresheje nabi. Yego. Rero ako kantu social media narabibabwiye, ni isoko usanga aho umuntu ucuruza ifu y'ubugari aturanye n'umuntu ucuruza ibinini bitega imbeba. yego hatumukiyemo gakeya murarya mugashira. social media ni isoko buri muntu nyine ahahiraho icyo ashaka. yego Imana iguhereza umugisha. Amen. Anise, tugenda tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, yaba umupagani cyangwa umukristo, reka mvuga umuntu wizera akakubwira ko yarose. Inzozi zigira agaciro ki ku muntu wazirose? Inzozi ndazitinya. Sindi buze kuvuga agaciro zigira, ndavuga nkanjye. Ntago abantu bose bagira impano yo kurota, ariko abantu bose bararota. yego Ubundi first of all, biologically, inzozi ni igihe ubwonko buba buri kuba refreshed. yego Abantu bize biology cyo barakizi, kuko ibintu byose twabonye, hari ibintu muzi ngo biragenda bikaba saved in your mind, ariko hari igihe kigera ukarota. Ntujya ubona uri kurota uhanuka nk'ahantu? yego cyangwa banyirukankana cyangwa bakwirukankana. Hari ahantu wanyuze uri kugenda n'imodokari cyangwa n'amaguru, uwo muvuduko uragenda ukikuba, ukarota umeze nk'uhanuka kugira ngo ubwenge bwawe bubyibagirwa. Iyo ni nka vidanje, icyo bita vidanje, sinzi niba abantu bakizi. Ari igihe imodokari nayo igenda bakagera igihe bakamena amavuta. Inzozi mu gice kimwe nzifata nko kumena amavuta kw'imitekerereze, sibyo? Icya kabiri, hari inzozi z'imiruho. inzozi z'imiruho Salomo yarazivuze. yego Umuntu arota ibihwanye n'ibyo atekereza. Hakaba n'ivangirwa mu nzozi. umuntu ashobora kuvangirwa mu nzozi akabimenya. Biterwa n'umuntu uwo ari we n'icyiciro ariho muri level y'imitekerereze mu buryo bw'umwuka. Level y'imitekerereze no mu buryo bw'umwuka. Hari abantu dushobora kuba turi kumwe nabo babyumva kandi babizi ko iyo uri kurota umenya ko uri mu nzozi. Nkanjye njyewe iyo ndi mu nzozi, hari igihe ndi kurota menya ikintu nkanabivuga ndi mu nzozi, nkavuga ni ndi mu nzozi. yego bijya bishoboka. Rero hari n'inzozi zizanwa n'ivangirwa n'imyuka mibi ya Satani. yego Abantu benshi Satani abagonganishiriza mu isi y'inzozi y'ibitekerezo. Mu ntega amatwi. yego Inzozi nabwo nk'impano ndazemera, ndaje mbabwira impamvu. Kandi nabwo nta munyembaraga ugira impano yo kurota. ari umunyembaraga Mu buryo bw'umwuka ntawubaho. buriya se Umuntu wese ukoresha impano y'inzozi aba ari umunyantege nkeya. Imana isobanuriye iby'imbaraga mu gihe cy'intege nkeya ze, kugira ngo abe adafite umwanya wo gushidikanya no kugira, kuko mu nzozi ni abantu bake bashobora guhakana. Buriya ntureba ibintu Zakariya, uribuka Zakariya? yego
ajya marayika amubonekera konsa imibavu, marayika akamubonekera, yego yarangiza akamubwira ngo mugiye gusama inda y'umwana muzamwite Yohana. Zakariya agahakana. Mu nzozi ntabwo yari kugira umwanya wo guhakanya marayika. ariko se mugani kamere iba yasinziriye. Exactly. Imana igufatirana kamere yawe isinziriye, nta biyirangaza, ikagufatirana rwose ku buryo ibintu byose ikubwira ibiguha wowe ukabyuka utegereje. Iyo ni n'impano Imana ishobora guha n'abatizera. Yego. Bagira batizera. Hari impano abatizera bagira. Batizera. Yego. Ntimuzi se ko Nebukadinezari yarose? Yego yararose. Atizera. Ntimwibuka umwami wari wafashe umugore wa Aburahamu akarota Imana ikamubwira ati ndakwica numukoraho? Yego. Nkomeze mbabwire inzozi abantu barose batizera. Na Salomo burya yari atarizera. Nubwo yubahaga Imana ya se, ariko ajya gutambira Imana ku kanunga karuta utundi. Abantu bakurikiranye amateka muribuka Salomo uburyo yimye ingoma, akandika ijambo mu gitabo cy'imigani 21:30 je pense, akavuga ngo nta nama cyangwa ubwenge cyangwa ububasha byabasha kurwanya Uwiteka. Kubera ubuhanuzi Natani yari yarazaniye Betisheba nyina. Yego. Noneho Salomo nawe Imana imubwira ngo, ariko ntabaciye mu byo muvuga, Natani yashyiriye Betisheba ubuhanuzi, yaranamushyiriye Dawidi. Uyu muhanuzi yarateye ubwoba. Oya, Betisheba ntabwo yamuhanuriye ibyo yahanuriye Dawidi. Yego. Ahubwo Betisheba Imana yamubwiye iby'urubyaro rw'ibya Salomo kugira ngo imumare umubabaro w'umwana upfuye. Ko Betisheba umwana we w'imfura yarapfuye. Bari babyaranye na Dawidi. Na Dawidi ari we mwana wa mbere, kuko Betisheba yari atarabyarana na Uriya. Uriya yazanye umugeni, bakiri mu bugeni abagiye ku rugamba. Dawidi abamutwitse inda, Betisheba yari atarasama, apfusha umwana. Kandi mu rugo rugize, uzi kuva mu rugo wari umugore w'isezerano ukajya kuba inshoreke mu rundi rugo, wananyazwe, waniciwe umugabo, ukanabyara umwana upfuye. Kari agahinda gakomeye, kuko n'imigani Salomo yagiye aca yayikuye kuri nyina. Imigani ya Salomo ubundi ituruka mu mibereho ye na nyina. Nicyo cyatumye Salomo agira imigani myinshi, ko yanditse imigani 3,000. Byari biturutse mu buzima bushaririye bw'imibereho mibi nyina yabayemo, kuko n'abaja bo kwa Dawidi babanje gusuzugura Betisheba. Imana ituma kuri Betisheba rero imubwira ko nubwo apfushije izamuhoreza muri Salomo. Reka ngaruke. Inzozi Satani avangiramo bishobora no kuba ku muntu utari kurota. Satani akakuvangira mu mitekerereze. Kuko isoko Satani ahahiramo anaza kukuranguza poroduwiye ni mu bitekerezo, nta handi. Ibi muvuga ngo amaso ngo arareba ngo agahita, reka da, burya hari n'abatabona batekereza. Yego. Nge ndabizi ko hari abantu batabona batekereza. Kandi icyaha ntabwo ari icyaturutse inyuma, ni cyavuye imbere muri twe. Nta nicyo kibanza ngira ngo. Hanyuma bari bavuga ngo udafite amatwi ngo cyangwa amaso ngo ntago wazacumura, nibyo? None se ubundi wageza ngo igicumuro kizanwa n'amatwi, cyangwa wageza ngo kizanwa n'amaso? Kizanwa na kamere mbi yayo. Yego, nibyo. Amaso se twe tuyahindukiza tukayereka ibyo areba. Amatwi se icyo bita kwica amatwi. Ubaye uri kumva inkuru udashaka kumva ntiwahava ukigendera. Kuki kamere itemera kugenda? Iba yaryohewe. Iba yaryohewe biri kumva ibyo ushaka. Kubera iki se kamere ikwereka umuntu ugakomeza ureba, ariko amaso ntibakayabeshye. Umuntu avuye i Kigali afite gahunda yo kujya gusambanira Rubavu. Ubwo koko unyuze paka unyuze no ku muntu wapfuye, unyuze no ku mpanuka. Ntunavuze ngo bunkoze impanuka ndi kugenda uhagarukira ha. Oya, ahubwo ayo maso kujyanye kujya gusambana Igisenyi, kandi n'ubundi abo wasambana nabo uri kugenda ubatambuka, hari n'abandi rega. Ubwo kuko uretse nabo uri gutambukaho, nge nshaka kubumvisha ko kamera ikora kuruta ingingo z'imibiri yanyu. Yego. Ese mugani ko ujya ubona nk'utwana, ngiye mfite abana bakiri bato, hari ukuntu ujya kubona ukabona, kuko ngiye ntabwo nkunda kubereka ibintu birwana muri televiziyo, aho ukabona bari gushondana, baba barabibonyeye. Uretse no gushondana, wowe ubwo ngubwo umuntu Rojiko amashobora kuvuga ngo yarwanye na mwene nyina. Yego.
mbere yo gushondana nta muntu wigisha undi gukora nabi, ahubwo umuntu afite kamere mbi. Bwa mbere umwana aravuka, sibyo, kubera kamere yabayeho mu mubyeyi we. Yego. Mbo intanga avutsemo, umwana iyo ari mu nda hari icyo twita korodoro mirikari kimuhuzana nyina ururere, abafatanye na nyina buryo ubundi ubuzima bwinshi ni imibereho ya nyina yafekitinga umwana uri mu nda. Yego. Ku buryo uruhinja rukanga rukikanga rutarabona ibiteye ubwoba, nibyo. ku buryo umwana agira umujinya umubwiye nabi akarira guceceka bikanga, ku buryo umwana akureba wamureba nabi akakuruma ibere. Kamere, ntimuzabeshyere ingingo zanyu, ahubwo kamere niyo iziyobora. Yego. Niyo moteri. Yes. Uzi ko kamere igushyira ku karubanda, umuntu wiyemeraga ukajya gusangira igisuzuguriro na Satani. Rero imitekerereze yacu turyamye Satani ashobora kuyikoresha nk'uko ayikoresha turi maso, ku buryo ushobora kurota umuntu runaka. Njye nigeze nagera mu isoko rimwe, sindi buvuge bimwe abanyarwanda tuvuga ngo sinzi icyo nari ngiye kureba. Hari ikintu nari ngiye kureba muri iryo soko udashatse kutubwira. Yego. Noneho nsanga hari umukristo ucuruza ahantu hateganye n'aho umugenzi we. Yego. Yarose afata umwanda awusiga ngo aho acururiza. Yego. Sanga byabaye ibibazo, bari gutongana. Ati nakurose Imana yakumbwiye. Reka mbabaze, niba ari Imana imweretse uyu muntu amuroga, bari gutongana mu isoko bose ari abizera, imbuto bari kwera yo ni izande mu gihe beretswe n'Imana. Intonganya mu bizera ku karubanda, ku buryo umubano wabuze, imibereho yabo irahinduka, uburyo babana muri sosiyete nk'abizera bakwiriye kwigirwaho. Of course nta mbuto bari kwera. Yego. Nta mubano bafitanye. Tugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, ariko se ubwo arimo ntayo. Noneho tugaruke, ikibujije aba bantu amahoro ku bana gitumye batera imbuto bakerekana rubanda ko atari abizera, kizanwe n'Imana. Imana ntiyazana amakimbirane. Ubwo twumvikanye ko inzozi Satani ashobora kuzikoresha. Kabiri, biologically impamvu inzozi nababwiye ngo ni mind biri kwirefreshinga, nuko biologically, nimba bwira biology ni imibereho y'umubiri, uburyo umuntu w'umubiri abaho. Reka mbyite gutyo, ashobora kubaho akagira ibimenyetso umuntu w'umwuka atazigera ahura nabyo akijijwe. Ndababwiza ukuri, hari inzozi umuntu ukijijwe atarota, hari n'ibimenyetso bavuga ngo ni normal umuntu wese agomba guhura nabyo. Biology ivuga ngo utarahuye nabyo si ingimbi. Yego. Ubwo mbivuze nzimije kugira ngo ntaza kuvuga ibishizi by'isoni imbere y'abantu bari kutwumva. ngo ingimbi ngo igomba ngo kurota ibi ngo bikamubaho ngo yatangiye ngo gukura ngo ni ikimenyetso cy'ubukuri. Yes. Ibyo bintu biologically nibyo, ariko spirituellement sibyo, ntabwo biba kuri buri muntu wese. Kandi biologically nabwo si 100% kuri buri muntu wese. Ariko abantu baragenda bakabyishyira mu mitwe bakumva ko ari byo. Noneho twagaruka twebwe spirituellement, wa muntu warose asambana biramwafectinga ku buryo ariho Satani ahera supplying ama products, niho ahera guha ama produit, ayo ma virus niho yaguhera. Irari muri kamere rikurira mu bitekerezo no mu nzozi. Yego. Noneho inkingi y'irari ntabwo ariyo foundation yaryo. Fondation y'irari ni kamere. Aho rikurira ni mu bitekerezo
no mu nzozi. Yego. Inkingi yaryo ni mu byo tureba n'ibyo twumva. Nibyo biza kunganira za nzozi. Exactly. Ku buryo noneho inzozi ushobora kurota ukurikije ibyo ureba, ibyo wumva iyo bikurimo, ibyo uzi nibyo bigaruka, nta wuza ibyo atariye. Yego. Bigaruka mu mitekerereze rero, niyo mpamvu navuze ngo ni imiruho. Yego. Ije itewe n'amahitamo y'ibyo wahisemo kureba, itewe n'ibyo wanyuzemo, itewe n'ibyo uzi. Hakaba inzozi ziza z'amayoberane bitewe n'aho wanyuze utibuka, ariko ubwonko bwabitse, zikavanga Gitarama na Kabarondo, zikavanga Espagne na France, zikavanga Belgique na Amerika, ukabirotera hamwe bidasobanutse, ukajya ubwira umuntu ngo ariko ibintu narose ntabwo bisobanutse, ngo ariko narose. N'ubwonko buri kugira kwirefreshinga, habivangira hamwe bukajya kugira gukora vidange byite gutyo. Hakaba n'inzozi ziturutse ku Uwiteka rero. Imana inyuza umuntu, Imana irotesha umuntu mu buryo bwayo, ifite ikisobanura. Mu mbabarire simba carenginge, njyewe niko ntekereza. Ikintu umuntu abwiwe n'Imana mu nzozi, niyo waba utazi gusobanura inzozi, Imana ikazikubwira ari wowe. Iyo ukijijwe, ubusobanuro bw'inzozi urabubona. Umenya iki Imana ishatse kukubwira. Iyo ukijijwe, ubusobanuro bw'inzozi Imana irabuguha mu nzozi, nta confusion ugira. No, abantu bagira confusion mu nzozi ni abantu badakizwa. Yego. Imana ibiboriyanse kugira ngo bashake ubujyanama ku bantu bafite umwuka w'ukuri, bagisha Imana nyayo inama muri bene se. Yego. Niyo mpamvu Nebukadinezari atamenye ibyo yarose, agashaka umunyabwenge wo kubimusobanurira, kandi si bose, si abanyabwenge bose. Urakoze cyane. Niyo mpamvu Farawo yarose, Potifari yarose, akenera umuntu urimo umwuka w'Imana. Hanyuma rero inzozi zikagaruka ku muntu w'umunyantege nkeya. Nta muntu w'umunyembaraga mu mwuka Imana ikoresha ihaye impano z'inzozi. Umunyembaraga mu mwuka si ngombwa ngo yerekwe, si ngombwa ngo arote, si ngombwa ngo yumve ijwi, ahubwo muri we yiyumvamo ikintu. Umunyembaraga mu buryo bw'umwuka uyu mufite ubushake bwo gukora icyo agomba gukora, yiyumvamo. Imana ijya gukora ikintu akakiyumvamo, bitabaye ngo ijwi, bitabaye ngo iki. Abyuka mu gitondo akavuga ngo imvura iri kugwa, aha bakagaburira abaja, bahaga kubera umurengwe bakajya gutuka Imana, bakayisuzugura. Reka mbe mpagaritse imvura. Ntabwo ari ngombwa ngo Imana ibivuganye nawe. Ubwo biterwa na stage abagezeho uwo muntu. Iyo wita stage mu buryo bw'umwuka, nta muntu wakira umwuka w'igice. Nta mwuka w'igice wabayeho. Umuntu nanakubwira ngo mfite impano, ni amahitamo y'uburyo wahisemo gukorana n'impano z'Imana muri wowe. Kuko hari abantu batajya bakorana n'impano. Ni ukuri, mbabwije ukuri, abarokore benshi nibo bajya bakinga ikirere cy'umwuka w'Imana muri bo. Umuntu ahereye none yuzuye umwuka, yabatijwe mu mwuka. Yego. Amaze kubatizwa mu mwuka, yuzura umwuka wera. Umwuka w'Imana aba muri we, ariko ntashobora na rimwe kwemera kuyoborwa n'umwuka. Yigize ikigenge ngo nuko ngo ahanura, ngo nuko abwiriza, ngo nuko asengera indwara zigakira. Yigize ikigenge. Noneho bene uyu muntu ikintu yerekwa n'iki? Ni ya matiko yahoze muri kamere ye. Areba Jene Kwizera agahita amubwira ati uturanya n'umurozi ukurwanya, ariko bazakorwa n'isoni. Ubu ngarimo aramuhumuriza. Ngo akubwiye ngo ibiri mu mwuka, ngo yeretswe ntagasekwe. Yego. Kandi nitureba umugabo witwa Yesaya, narabibabwiye. Yego. Yesaya yerekwa yabonye intebe y'umwami Imana. Yayibonye se atazagwa mu ishyamba bamuciyemo bamukereye n'urukezo? Yego sha, ariko arayibona. None se Yeremiya yagiye yerekwa ibizaba atazicwa atewe amabuye? Pawulo yavuze ngo iki ku muntu wafashe umushumi wakamubwira ngo nyiri uyu mushumi bagiye kumuterera amabuye mu murwa? Arangwa ati cecekere gusubize hasi nta kibazo, uretse n'amabuye niteguye no kuhapfira. Kandi uwo muntu se ntiyari yeretswe?
reba Petero uburyo yakinze ikirere cy'umwuka, Imana imanura ibyo kurya bihumanye mugereranyiriza n'abanyamahanga, iramubwira ngo jya kwa Koroneliyo. Aravuga ati reka reka, kuva mbayeho ntabwo na rimwe nari narya ibihumanye. Imana iramubwira ngo ntugahumanye ibyo naziruye. Yego. Niba nabiziruye ubiziririza nkande. Agezeyo nibwo yavuze ngo mbonye ko mu mahanga yose abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, Imana ibemera. Muzi ukuntu Pawulo yabanje kurwana n'intambara nk'izo, bamubwira ngo kuki ujya kubwiriza ukajya mu banyamahanga. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ngo nabaye imbata y'umwami Yesu Kristo kubera mwe. Avuga abwira abanyamahanga abari batizera. Uburyo umuntu ahisemo kubana n'Imana mu mpano z'Imana afite, nibwo buryo impano z'Imana zagukamo muri wowe. Iyo ushaka kujya wereka ukareba umuntu uti runaka ni umurozi, Satani aguhishurira n'abandi barozi ukabamenya, araza umurozi ukamunukirwa. Urabyibuka wowe ndagutangiraho urugero kuko urabizi, tukimara guhabwa impano za mwuka tukiri bato, ntiwanyuraga ku muntu mu nzira ibyaha yakoze ukabyerekwa cyane. Ndabyibuka rwose, hari naho twicaraga tutari mu materaniro, ni uburenganzira bwe no kubikora, ntiyakoze icyaha. Amategeko mpanabyaha mu Rwanda hana ni icyaha cy'uburyo bwe nyine yakoze. Nkumva ndashaka no kuhicara kandi ntanamubwirije uburyo ari bubireke. Warangiza ukamureba uti uyu muntu akora icyaha iki n'iki. Kubera iki? Nibwo buryo urimo. Njyewe nakubwiye uyu mukecuru twari tuzamutse amakadi ya tapandiko, nibwo yaraje turazamuka tugeze peyaje, murabona icyapa kihaba, nimba kikihaba simbizi ariko ubwo kirahari. Umuntu abagiyemo atapingaho. Umukecuru arangije uti Yesu aya makarita se yo Mana ngo ni Antikristo tayari. Wumve ngo ikarita yabangamiye umukecuru mu buryo bw'umwuka, umukecuru arabangamirwa. None se ubu ngubu atunzwe n'abahanuzi bangahe? Ubwo se atayifite yajya urugendo ntirwamworohera. None se si uburyo bw'amahitamo y'uburyo mukoresha impano. Umuntu nahitamo kumva ijwi ry'Imana. Sinabibabwiye, narababwiye nti njyewe kwereka umuntu ufite kamere y'icyaha ntibisaba kwerekwa. Ubundi umuntu udakorera mu mwuka bidusaba kumushakira mu mwuka. Si ngombwa guhumiriza ngo dushakire mu mwuka turebe ibyo ari byo. Rero nshuti z'umusaraba, ibi ngibi iyo umuntu agiye kubivuga bibyara amayoberane mu buryo bw'imitekerereze. Ariko reka mbibutse ko na Salomo mu nzozi niho yigaruriye asaba Imana igikwiriye. Hari abantu bajya bagira ngo Salomo ajya gutambira Uwiteka ibitambo ku kanunga gasumba kandi. Hari abantu bajya bagira ngo Imana yaje direct kuri Salomo. Oya, Salomo yaratambye yasoje nararayo, agumayo aryamye. Rero nibwo yarose Imana imubwira ngo nsaba icyo ushaka. Asaba ubwenge. Hari mu nzozi. Rero hari inzozi zikuzaho bitewe n'ibihurimo, hari inzozi zikuzaho bitewe n'imibereho y'umuntu, nyine bimwe twavuze kugira ngo mind yirefreshinge. Hari inzozi zikuzaho kubera ivangirwa rya Satani, kuko ni amarembo akomeye Satani anyuramo y'inzozi. N'abadayimoni bayatwariramwo ibirere by'abantu, n'abarozi bayatwariramwo icyo bita kuzimya inyenyeri z'abandi. Ni inzozi babitwariramo rwose, kuko mu nzozi bahasariza umuntu akabyuka agasara. Mu nzozi ni ikirere gikomeye, umuntu wizera yiruka ku ndege. Kandi ibyo byose muzi bibera mu nzozi. Nkonkiriwa icyo narindi kuvuga, ibintu byose muzi bibera mu nzozi. Mu buryo bw'imyuka bya Satani bibaho bigashoboka, no mu buryo bw'umwuka w'Imana byabaho bigashoboka. Hari umuntu urota mu nzozi ari kurwana bugacya yavunitse. Koko se? Inzozi mu mikoreshereze ya Satani Imana izibarinde. Hari n'abarota bagenda kuko ndabyibutse, akabyuka akagenda. Ntabwo nshaka kuvuga muri ubwo buryo bwo kurota mu nzozi imikoreshereze ya Satani. Numvise hari n'abantu bajya basobanura ibintu mu nzozi uko bisobanura. Inzozi ni nk'umuti w'icyatsi. Umuti w'icyatsi ntuvura indwara imwe. N'inzozi ikintu ntigisobanura kimwe. Imana ibaha umugisha. Amen. Yesu agoreze umugisha. Twakira umukozi w'Imana Misago Misa. Turi mu kiganiro twari turimo tuganira ku nzozi,
umupagani akubwira ko yarose ndetse n'umukristo nawe akakubwira ko yarose. Twari turi kwibaza izi nzozi umuntu wazirose zigira agaciro ki kuri we? Muhe mikrofone. Urakoze cyane, ukoresheje ijambo ryitwa agaciro, ariko hirya y'agaciro hari n'ingaruka. Hari agaciro ariko hari n'ingaruka. Ubundi inzozi ni kimwe mu byumviro birenga byinshi Imana ikoresha ivuganiramo n'abantu, kandi ibyumviro Imana ikoresha ivuganiramo n'abantu na Satani nawe yabikoresha avuganiramo n'abantu. Kuko nk'iyo tuvuga ku cyitwa amayoberane y'umugome, ku mwuka wa Antikristo, ziriya minisiteri zigera kuri 5 Kristo akoresha ziri mu Baefeso, na Antikristo arazikoresha. Kuko Kristo aha bamwe kuba intumwa, niko n'uriya mwuka wa Satani nawo uha bamwe kuba intumwa, zikitwa intumwa za Satani. N'inzozi rero niko zimeze, ni umuyoboro Imana ishobora kunyuramo ivuganiramo n'abantu nk'uko umukozi Imana yabivugaga, ariko ikaba n'inzira Satani ashobora kwinjiriramo. Mu gihe rero ku buzima bw'umuntu waba wabaye umuyoboro Imana ivuganiramo n'umuntu, biba bifite agaciro, kubera ko iyo Imana ivuganiye nawe mu nzozi bishobora kuzamura icyizere kuruta ko yavuganiye nawe mu kanwa k'umuhanuzi ikagutumaho. Ishobora kugutumaho ukavuga uti wenda yongereyeho ibiki, ariko Imana yakwisuriye mu nzozi ariyo ukabimenya ko ariyo, no comment, nta bindi wongeraho. Mu gihe rero yaba ari umuyoboro Satani yashatse gukoresha, nabwo bikugeza kure. Imana iguhereza umugisha. Ngira ngo turi kumwe muri iki kiganiro turi kurushaho kugenda dusobanukirwa, kandi tuze gusaba abantu, ndabasaba mbinginga. Aniseti gukora ikiganiro ku nzozi ntabwo asobanura inzozi. Hatagira umuntu umpamagara ngo nsobanurire ibyo narose. Niyo nabonye message imeze gutyo kuri WhatsApp sinjya nyisubiza. Kuko sinkuzi. Yego. Ubundi kugira ngo usobanure inzozi z'umuntu nuko umenya umwifato we. Yego. Nawe kugira ngo usobanukirwe inzozi zawe nuko ubanza kwita ku mwifato wawe. Yego. Urinde wo kurota ibisohora. Urinde wo kurobanura umwifato wawe, imigendere n'imigenzereze yawe, ukawurobanura mu ijoro rimwe warose mu majoro menshi abaho. Akaba ari cyo kintu ubyuka nuvuga ngo iki kintu kizaba kuko wakirose. Ibyabaye mu byo warose byo ni bingahe? Hari abantu barota, hari abantu bajya bagira ibikabyo bakozi b'Imana, ntimunyumve nabi, ugasanga umuntu yarose ari gupfa kandi aracyariho. Ugasanga umuntu yarose asambana. Ugasanga umuntu yarose ari kwiba. Arota abadayimoni bamunize, abyuka atanatsinze. Izo nzozi ntafata umwanya wo kuzisengera, ariko yagira akantu gatarota kuri Aniseti akabyuka yaciye igikuba akavuga ati mukozi w'Imana, Satani yagusabye muri iyi minsi senga kuko narose ibi n'ibi. Wowe ntiwasenze warose wabibonye ari wowe, ntiwasenze ntiwagiye no kwatura warose usambana. Njyewe ni njyewe ubonye ko ukwiye gusenga. Kuko uburyo misagwa bivuzemo mbo turemeranya, ariko sina ngombwa ngo tunemeranye. Kuko Satani nibyo anyura mu nzozi, n'Imana ikazinyuramo. Ariko reka mbabwire ngo nundota uzicecekere, ahubwo gusengera nibimureba. Wowe azakora icyo agize, kuko ushobora kundota bihwanye n'uko untekereza. Yego. Ushobora no kundota bingana n'uko Satani yakuntumyeho. Ushobora no kundota bingana n'uko Imana yagutumye. Nundota bingana n'uko Imana yagutumye ugaceceka, Imana ntizabura kubikora. Ntabwo Imana izabura kubikora. Kubera iki mvuze ngo uzicecekere? Nuko ntemera umwifato wawe, ntituziranye. Niyo twaba tunaziranye, ibyo warose byose niba bidasohora, niba impano zawe zivangavanze, ubizi neza kurota rimwe na rimwe, byose ntibinasohore, hagasohora bimwe na bimwe. Sinkwemera nk'umuntu ugira impano y'inzozi. Ceceka, Imana izanyura ahandi. Yego. Pe, ariko niba ubizi neza, hari umuntu uvuga ngo agira impano y'inzozi, ariko akumva ibizasohora n'ibyo yarose ku bandi, ariko ibyo yiroteye, ibyo yiroseho akamenya uburyo abikwepa. Niba ugira impano y'inzozi,
biyolojiko mukaba wararose za nzozi abantu bita noromari. Ntuzampamagara umbwira ngo warose ngo Imana ngo yanyujije mu nzozi ngo hari icyo nabonye. Uro muvangirwe. Yego. Misa twabonye we waje turi kubivuga. Biyoloji hari ikintu yita noromaroma mu bugimbi bw'umusore. Bakavuga ngo umusore nuko yiroteraho. Sorry kubivuga. Hanyuma no kunigijwe ibyo ntabwo ari biyoloji. Ibyo ni ibintu by'imyumvire yindi. Biyoloji koma ntabwo umwana unigijwe bisaba ko arota bamuniga. Oya. Noneho umwana niba ari umusore ageze muri icyo gihe akarota agasanga hari n'ibyabaye yarose asambana bikaba ejo wa muntu n'ubundi mu nzozi izo nzozi akaba zigira ariko akaba arota n'ibindi bikaba. Uyu muntu tuvuge ngo yarote yaniseti ambwira izo yarose mvuge ngo ni Imana yamutumye. Oya ubundi nta nubwo ku inzozi twakabaye tunazita impano, ahubwo impano yakabaye kuzisobanura kuruta kurota, kuko kurota ni igikorwa kiba ku muntu wese. Ari nayo mpamvu kujya kubarobanura ngo yagira impano y'inzozi nta ninde se utarota. Ntawe. Buriya ni nko kuririmba, nta muntu utaririmba ahubwo barutanwa mu buhanga. Ubuhanga n'amajwi nibyo barutanwa, ariko nta muntu utaririmba mu isi. Umuntu wese ufite akanwa yaririmba. Nanjye ndaririmba. Nawe uraririmba. N'iby'inzozi rero niko bimeze. Iki rero nacyo uvuze muri biyoloji nasanze muri no kukavugaho. Hari ikimenyetso gishobora kuba ku muntu ariko gitanga amakuru y'igihe ageze muri ko kikaba nka rimwe, ariko ntikigaruke kenshi. Iyo bibaye karande haba harimo izindi mbaraga nanone. Mesa ngiye nemera ko niyo atari karande nta mbaraga zishobora gufata umwana w'umusore utarigeze akora ibi bintu akarota birimo. Uzi impamvu kiriya kintu kimubaho nuko abageze mu isi yo kubiganiraho na bagenzi ageze mu gihe cyo kubyibazaho mu mitekerereze. Bwa buryo twavuze ubwonko bukoramo vidanje none bukagarura ya myumvire ye, bwagarura ya myumvire bukazana igikorwa nijoro bakabyita ko ari noromari. Ubwo uhuje na Salomo yavuze ko inzozi nyinshi zituruka ku byo umuntu yatekereza. Exactly niko nanjye mbyemera rero. Hari akandi kantu wari uvuzeho kagendanye niba umuntu yarose inzozi yakabaye azisanisha n'ibiharimo akareba koko bihura. Nta nubwo ari n'inzozi gusa n'ubuhanuzi umuntu aguhanuriye ureba niba ari ubwawe ubipimishije igihe urimo. Yes. Kumpanurira iby'intambara cyangwa iby'umuvumo nduwo kuvuma. Ngiye uramvuma igihe ndimo nduwo kuvuma. Imbere y'Imana ndi kivume. Kivume ngewe. Kumbwira iby'amahoro ngwiriye amahoro muri iki gihe ndimo. Aya mahoro nsezeranije n'imigirire yanjye n'imigendere n'imigenzereze koko nkwiriye amahoro. Nkwiriye amahoro. Kuko Kristo hari ijambo yavuze aravuga ngo niwita igiti cyiza n'imbuto zacyo uzite ko ari nziza. Ko ari nziza. Ibyo gufata igiti kibi ukagitwerera imbuto nziza ibyo ni amahano. Niyo mpamvu rero abantu benshi babaho mu kigari ku kigendanye n'ubuhanuzi ngatwara ubuhanuzi budasa n'uwondi we. Reka mvuga aka kantu umunota kambaye. Nabaga hakurya hano hakurya. Hano hakurya. Muri 2008. Umuntu uri mu bubiri geragera ngo uvuze mu Bufaransa. Cyangwa umuntu uri muri Espagne aragira ngo ni hakurya hariya muri France. Muri 2008 hari agakosa nari nakoze. Nge ngira umugisha nza gusurwa n'ijuru atari Satani usuye. Ariko rinsura mu mwuka w'uburakari. Kuko nabonye abagabo babiri. Umwe nabonaga ari marayika mbona n'indeshyo ye nkayiheza. Undi yari muremure indeshyo ye ntayiheza. Uwo wari mugufi ndeze indeshyo yari afite inkota. Uwari muremure yasaga nawe ari uri gutanga ububasha kuri wa wundi mugufi. Arangije aramubwira ngo umwe muremure abwira umugufi aramubwira ngo mwice. Ngo ubuhese. Ngo uryamye aho mwice. Ariko bavuga ngo anyice asubira mu ikosa nakoze.
niba ari ikosa ryerekeranye n'ubujura ati uwo mujura uryamye aho mwice noneho nsaba imbabazi. Numva ijwi rimbwira ko uwo muremure ari Kristo. Noneho ndavuga ndi Kristo agira impuhwe nyinshi, reka nsaba imbabazi. Jya mbwira abantu nkabwira nti nagize umugisha iyo bantumaho marayika wenyine aba yaranyishe, kuko abamarayika bakora muri nani y'intambara ni babi, nta mpuhwe bagira, barica ni ukwica. Yesu mu mbabazi nyinshi mbona afashe mu kwaha wa mumarayika muto, mwihorere baba barandetse. Ku mugoroba hari kuwa mbere njya gusenga ahantu bita Kanombe muri groupe. Umwuka w'ubuhanuzi uramanuka, umuhanuzi atangira guhanurira abantu ababwira iby'amahoro. Aho nari nicaye ngambirira mu mutima ko ndibuze gupima wa muhanuzi ko atavangiwe nangeraho. Ngiye navuye mu rugo mfitanye ikibazo n'Imana n'ikimenyetso bari bagiye kunyica, reka nanjye ndebe ko ari bumbwira iby'amahoro. Ariko angezeho yarankubise mu umugongo yenda kuwuca. Arankubita rwose umugongo yenda kuwuca. Wa mwana w'umuntu we urananiye. Ari umuhanuzi. Ndavuga ndi terebye aho ni sawa. Ubuhanuzi buhuye neza n'uwo ngize gute n'uwo ndiwe. Ariko iyo nza kuba umuntu wiyobagiza nari kumurahakarira ngo ye aramenyereye abandi ababwiye ibyiza. Abantu nibafata ubuhanuzi babwiwe babuhuze nuko bahagaze barebe niba ari ubwabo. Nizo ziwarose rero zihuze nuko uhagaze, urebe ukuri, urebe ibihurimo, uburetse kubihuza n'ibyo wifuza. Wavuze ko utajya usobanura inzozi, ariko ngewe ndazisobanura kenshi kuko nanahura n'abantu bazisobanuza cyane. We bazaguhamagara ngo ngewe bazamuhamagara. Abantu rero bari confusion ku nzozi. Mumbwire okay, mujye mwandika muvuge ngo duhe nimero za Misago Alfred. Niyo wanditse kuri YouTube ukandika Misago Alfred uramubona. Agira udutabo twiyobokamana yanditse, agira amasede, afite na channel yitwa Abimukira TV. Imana ibaha umugisha. Mwandike Abimukira TV mubone Misago abasobanurire. Murakoze cyane. Icyo navugaga, umuntu aherutse kunsobanuza inzozi, ndazimusobanurira arambwira ngo ndatunguwe ukuzinsobanuriye bihuye koko nuko bimeze. Wagira ngo wari uri kumwe n'uwo muntu twari kumwe, wagira ngo yabikubwiye kandi uwo muntu yari kure cyane. Inzozi rero iyo zidahura n'uko uhagaze ziba ari ikinyoma cyane. Imana ibahereze umugisha namwe. Anise, abakristo muri rusange twebwe abantu twizera Imana, usanga tuvuga ko dutegereje isaha y'Imana. Twabwirwa n'iki ko isaha y'Imana yageze? Njyewe nkimara kwizera ndi mu gihe cy'Imana. Urugero, hari ibyo ntarabona bingomba, ariko basingaturishwa nuko ngo isaha y'Imana itaragera. Ahubwo iyo uvuga ngo mu gihe umuntu agenewe kubaho, yego, hari ibyo uzabona ejo utabona none. Si uko Imana yatwima ngo ni uko yaduteze igihe. Irabizi ko igihe ari umwicanyi mu bujya wica abantu. Igihe cyica abantu. Igihe gihinyura intwari. Igihe cyica abakristo kirabarambika kuko igihe kitaragera. Igihe kiragatsindwa. Hari korali imwe yararirimbye iravuga ngo mwaravuze ngo urushize kera ruhinyuza intwari. Yego. Undi waravuga ngo ruyambura n'amapeta. Igihe Imana izakibarinda ngo isaha y'Imana ntiragera. None se umuntu yabaho mu gihe kitari icy'Imana akazabaho ate? Reka ntangure urugero. Ku myaka 16 umuntu akaba yaravuganye n'Imana ko Imana izamuhereza urugo, akaba ari isezerano Imana yamusezeranyije. Umuntu akagera mu myaka 43 ubwa bukwe butaraza cyangwa rwa rugo rutaraboneka. Marise, kuko ni isaha y'Imana bagitegereje n'igihe kiba kitaragera. Ko tuzi imyaka y'ubukure umuntu asabirwamo akagira urugo. Ku bijyanye no gutegereza amasezerano no kwiringira ibizaba, n'uburyo umuntu abaho mu byasezeranijwe, n'uburyo umuntu ahura n'igihe cy'Imana, waretse tukabikorera ikindi kiganiro. Ko nidutangira none aha tujya kuvuga ku gihe,
already twatwaye igihe cyo twakijyanye. Icyo gihe tugiye kuvuga twakijyanye. Biraza kuba birebire kuko hari n'abantu bahunga amasezerano yabo nyamara bayategereje, bo bakayahunga. Ko tuziranye ku bantu benshi bagiye banga abagabo, yego, ahubwo tiwe singushaka, si wowe Imana yambwiye, kugeza ubwo bagumiwe, kugeza ubwo bagumiwe Imana yaravuganye nabo. Tuziranye ku bantu banze gukora, Imana yarabasezeranyije umugisha, ngo siba Imana yambwiye, barangije bajya gusengera umugisha, baranze gukorera umugisha. Rero ntabwo nshobora kuvuga ngo uyu muntu igihe cyo kubona ibyo Imana yamusezeranyije ntikiragera. Tuzi n'abantu bajya gukora Imana yarabahamagaye ari abafurutayimu, yego, kubera ko batahuye n'abarezi b'impano n'abantu babahuza na viziyo by'Imana muri bo, kuko umuhamagaro ugira viziyo. Yego, iyo umuntu atazi kwikonekitinga na viziyo y'umuhamagaro w'Imana muri bo, ushobora gukorera Imana nibyo, ariko wowe ugahombera mu byo ukora. Yego, wowe byo ukora bikakubera igihombo. Ibi bintu Abanyafurika benshi ntibabizi n'Abanyarwanda benshi ntibabizi. Uburyo bwa evangelization, kubwiriza ubutumwa bwiza turi connected na viziyo y'ubutumwa, abantu benshi ntibabizi. Ariko bazi kubwiriza, tukanenga abantu bagiye gukora, wava kubwiriza ukajya kubasaba, ugasaba bagiye gukora. Rero bisaba ikiganiro cyabyo kimbitse, kuko hari n'abantu baba mu mugisha utari uwabo bagakora ibingana n'ibibazo barimo, bagahora muri iyo circonstance badashobora gutera imbere. Ubonaho ni umwuka wa Satani uza gukonfuzinga abantu kugira ngo bahore bizengurukaho barwanya iterambere. Ari nawo mwuka wirukanka ku Banyafurika, kuko Abanyafurika benshi basaza bategera amaboko abato. Mu gihe abandi benshi uwo mwuka bawutambutse. Ni urugero, abantu bari kunyumva, uzi ikintu gituma Abanyafurika benshi badakira misa, nuko umuntu ukize ahita yikorera umuryango w'ukennye. Yego, noneho ibyo wari ugezeho ubisangira na benshi badafite na duke, bikagutera ubukene nawe kubera buri gukenura benshi, kandi ubukene ntibushire. Ugasaza umwana wawe ahita yikorera umusaraba wawe. Mu gihe abandi umwana avuka asanga baramuteganyirije. Yego, aho kugira ngo atunge se, atungwa n'ibyo se yageze gute, uko ni ukwikonekitinga na viziyo. Yego, murakoze. Reka tuzashaka umwanya dukora ikiganiro cyabyo. Reka tugushimire, Imana ibahe umugisha. Reka dushimire na Jene, namwe mwari muduteze amatwi ku ijwi ry'umukanguzi. Kandi ijwi ry'umukanguzi, ibiganiro nakagaruka. Amen. Turabashimiye mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubasabe n'ubundi. Mana, turasenze, ineza yawe iganze kuri buri muntu wese. Imyumvire yacu itekereza hafi kungana n'ibyo tubona, kandi byose ntibyarenga ibyo tuzi. Ariko iyo ushaka ko tumenya, uduhishurira n'ibindi. Ibyo utaduhishuriye urabitwigisha kugira ngo tubimenye. Ibyo tumaze kumenya ubihindura imbaraga zituma dukomerera mu byo turimo. Nuko tugusabye ngo bigirire n'abera bose, ku bwa buri muntu wese watwumvaga. Dusenze ku bwawe none iteka ryose, ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.